Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi ku biganiro byinshi tubagezaho. Hari umukunzi wacu watwandikiye aratubaza ati ese ko bajya bavuga Uburusiya bakavuga Amerika bakavuga Ubushinwa n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko iyo barebye nk'igihugu cy'Uburusiya ku rutonde rw'ibihugu birimo birazamuka mu buryo bw'ubukungu babona ari igihugu cya gatanu ku isi. Uko ibyo bavuga byo ntabwo ibyo wavuze ntabwo wibeshye, kuko niko kuri. Uburusiya ni igihugu cya gatanu mu bukungu, mu bihugu bifite ubukungu buteye imbere ugereranyije n'ibindi bihugu. Ariko hari ikibazo nyirizina yambajije cyamuteye amatsiko, nta kinini igihugu cy'Uburusiya. Yibajije kubona igihugu cy'Uburusiya ari igihugu kiri muri bitanu bya mbere bifite ubukungu buteye imbere, ariko ikibazo nyirizina yambajije kiteye amatsiko, kandi nawe ushobora gusanga amatsiko afite aho nayo ifite. Ukubera iki kiba ari icya gatanu cya mbere mu bukungu, kikaba ari icya mbere kinini ku isi, ugasanga nka Amerika ikubye inshuro 10 mu bukungu bw'igihugu cya Amerika. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, ntabwo bakabaye bitindaho cyane, kuko wenda ntabwo aho urugero ruto rwo muri Afurika hari ibihugu tuzi binini cyane, kandi iyo nabirebye usanga nabyo bifite amafaranga cyane. Hari ibihugu usanga bishishitse cyane, wenda nk'urugero nka Misiri, igihugu gifite amafaranga menshi cyane, ariko ugikompaye na Congo, ntabwo na Congo ikubye inshuro nyinshi. Yonyine Congo ikubye Misiri inshuro ziri hejuru y'10 kuzamura mu bunini. Ariko urebye mu isanduku ya Misiri ushobora gusanga amafaranga arimo aruta ari mu isanduku ya Congo. Wenda tutaciye kure cyane ngo tukugore tukujyane mu bihugu binyuranye n'ibyo wabajije, ibyo kuri Amerika ni igihugu gito ugereranyije n'Uburusiya. Uburusiya ni igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100,000 z'ubuso bw'ubutaka ifite. Kikaba ari igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 147. Wagereranya na Amerika, Amerika ni igihugu gifite kilometero kare miliyoni 7,000, ko nicyo gihugu kiri mu bihugu bine bya mbere ku isi mu bunini. Amerika buriya rero ukongera ukareba kuri population yabo cyane, abaturage bahatuye bakorera imirimo ya buri munsi, ukareba mbese population ya Amerika muri rusange irimo irasatira hafi miliyoni 400 z'abaturage, kuko ifite miliyoni 370 kuzamura n'imisago. Ibyo rero iyo ushaka kureba neza iby'ubukungu, hari igihe nanone bishobora kugenwa n'abakozi bari muri icyo gihugu. Iyo mvuga abakozi, wumve abantu bashobora gukora imirimo ishobora gutanga inyungu mu bundi buryo. Si n'ibyo gusa, ushobora no kubirebera no mu mitungo kamere, nayo bishobora kubigenderaho. Ukareba n'ubucuruzi mpuzamahanga bakora, nabwo biri mu bintu bishobora kugaragaza ubukungu bw'igihugu runaka. Ukongera ukagaruka ukareba n'ububanyi n'amahanga, ukongera ukareba n'ifaranga ryabo. Ibyo ni ibintu biri mu bintu bya mbere bishobora kuba bishobora kuzamura ubukungu bw'igihugu runaka bitewe n'intego gifite. Ukongeraho na education ibiteye imbere. Ibyo ni ibintu bashije kukunyuriramo by'ingenzi bishobora gutuma ubukungu bw'igihugu buzamuka butagendeye ku buso bw'igihugu uko bungana. Turajya tugaruke kuri igihugu cy'Uburusiya. Ni igihugu gifite abaturage bakeya mu by'ukuri, kandi buriya uretse Uburusiya ikindi kintu buriya bakora kitatuma wenda ugikompara na Amerika, kuko Amerika buriya isa nkaho ari mu buyobozi w'isi mu bundi buryo. Amerika wenda ntaragera ku Burusiya gatoya, reka mbanze kuri Amerika. Muri Amerika ni igihugu gifite states zigera kuri 50, kandi buri state yose ifite amafaranga igomba gusorera akagera Washington DC. Ikaba ari contribution y'igihugu cyose yo mu misoro igomba kubonekamo. Urumva rero niba gifite abaturage miliyoni hafi zikabakaba zigiye gusatira 400,
ubwabo mu bwinshi bwabo. Kandi Amerika none ikindi cyane gituma na ekonomiya izamuka, Amerika buri ijyamo abantu b'abakozi gusa, utari umukozi aba ari umushoramari. Ntabwo uzagenda uvuga ngo ugiye gutembera uzakubitaho imyaka n'imyaka, kuko nta nubwo expense nta nubwo wanazishobora, kuko uburyo banabayeho, uburyo batuye, imibereho ya Amerika ntabwo wayigereranya n'ibindi bihugu. Kuko Amerika ubwayo, ubukungu bwayo ushingiye mu baturage babo, ibikorwa bakora, imirimo bakora buri munsi n'izamura ekonomi ya Amerika. Ukongera ko ari n'igihugu gishora amafaranga mu bintu bijyanye n'intwaro cyane. Buri intwaro ziri mu bintu bya mbere byinjiza amafaranga menshi, uko bakora intwaro bazohereza mu mahanga bagenda bazigura. Ariko n'intambara ziri ku isi zirushaho kuba nyinshi, barushaho kudomina ku isoko cyane mu bukungu, bigatuma n'idolari ryabo rizamuka. Wenda n'ikindi nibagiye kubabwira, buriya uko ufata idolari ry'umunyamerika ukarikoresha buryo urimo urazamura agaciro kayo. Iyo uzamura agaciro kabo urimo urazamura ubukungu bwabo, icyo biba bisobanuye. Buriya abenshi dukoresha idolari mu bucuruzi butandukanye, turangura ibintu hanze, ducuruza ibintu hanze tukikoresha idolari. Ariko ikintu ugomba kumenya cyo, Amerika uko igenda ikora ifite influence ku isi, kongera n'ama ONG igenda igira, ariko y'abaringa, imvuga y'abaringa abantu benshi arazakomera nabi. Imvuga y'abaringa ni ya ma ONG aza akagutera inkunga cyangwa agatera igihugu runaka abicishije mu muryango w'abibumbye, bikitwa ko ari umuryango w'abibumbye ugiye, ariko bagashaka udufaranga duke cyane, ariko ugasanga nk'utu dufaranga bashoye bakitwa ko baje kubafasha. Ugasanga nk'umuturage baje gufasha, ugasanga nta kintu kizima bamusigiye gifatika. Ugasanga ahubwo ikintu bagusigiye ni akantu gato, bakagutwara umutungo ufatika, cyangwa se bakagutera inkunga mu gihugu cyawe, bakagutegeka ko inkunga uyikoresha. Dufate nk'urugero, ushaka kukubwira, tuvuge nk'urugero igihugu runaka gishobora kuba gifite ikibazo wenda cya education itameze neza, cyangwa se ibikorwa remezo bitahagaze neza, ariko wenda Amerika ikavuga ati turabibona ko afite ikibazo kandi nawe uzi icyo akeneye, noneho ikintu tugiye kumukora ni iki? Tugiye gufata tugiye muri education n'urugero, bagiye kujya bamenyera umwana agasabune, urumva bamenyera agasabune, ibigira muri ekonomi. Ibyo bikorwa nyine byakabaye bizamura nk'aho mwene igihugu. Akavuga ati wenda nk'urugero bakabaye bubaka umuhanda bakawukoramo ubucuruzi bugatunga abaturage bakiteza imbere. Akavuga ati wenda nk'uyu muhanda, iyi nkunga tugiye kumuha turabona ko akiri umuhanda, ariko reka tumuhe inkunga, inguzanyo tumuha tuyicisha mu miti. Ubwo tugiye kujya tumuha imiti wenda y'indwara runaka, dufate nk'iya malariya, dufate wenda n'iy'ibyorezo runaka. Ugasanga ya mafaranga bakugeneye igihugu kizafata kikanishyura ubwacyo, ugasanga arahindukiye, bayashuye mu bintu bitarambye. Iyo mvuga ibintu bitarambye mubyumve muri lisansi. Ugasanga nk'urugero nk'ubukungu bw'igihugu runaka, reka ndeka kuvuga igihugu runaka, twimagine ko ari igihugu cyitwa wenda A, akaba n'ikindi cyitwa B. Ibihugu wenda bifite ibibazo bitandukanye. Mu by'ukuri A na B ibihugu uko ari bibiri, ni ibihugu byose bifite ekonomi itameze neza, kandi buri gihugu cyose iyo A ifite perezida wayo, iyo B ifite perezida wayo, ifite n'abandi bareberera inyungu z'icyo gihugu. Wenda ugasanga nk'iyo A ikeneye umuhanda w'ubuhahirane wenda uzambukiranya umupaka uva kuri A ujya kuri B, kugira ngo A ibone ko icuruza kuri B. Ugasanga aho hantu urumva ko icyo gikorwa ni igikorwa cyiza, ko bizatuma umuturage niba ahinze ibihingwa bye cyangwa se iki gikorwa akoze agakenera kujya kugicuruza mu mahanga, ajya kuzana amadovize azazamura ekonomi y'igihugu, bigatuma rya faranga rizamuka rigateza imbere abene igihugu, bigatuma n'aya nguzanyo babahaye bazabona uko bayishyura. Tugaruka ku gihugu bita B.
n'icyo gihugu cyitwa B ikibazo gikenye wenda ari education itameze neza, dufate nk'urugero bakeneye kwiga wenda amasomo wenda dufate nka wenda bafite ikibazo wenda cy'abaganga n'urugero mu gihugu ko bafite ikibazo cy'abaganga badafite skills zigezweho ziteye imbere, ugasanga wenda nk'ubu bakeneye wenda nko kurya bakora nk'imiti wenda dufate mu gihugu, ugasanga wenda nka Amerika nayo ifite ubushobozi bwo gukora ifite imiti ikora icuruza hirya no hino mu hanze, ugasanga icyo gihugu cyitwa B bakajya bakigenera iyo miti ariko niba babafasha ku kibazo nyirizina icyo gihugu B gikeneye kuzamura kuri urwo rwego. Niba bakeneye gukora dufate nk'imiti wenda ishobora kwifashishwa gukora kuvura nka malariya n'urugero, Amerika avuga ati hoya ahubwo tuba tugenda tubahe inguzanyo y'iyo miti mujye mugenda muyinywe ikiza bene igihugu mwiteze imbere. Ariko mu by'ukuri niba Amerika yaguhaga imiti ikanayiguhera makeya ikitwa ko ari ugufasha ya miti guhaye ukazayishyira mu nguzanyo biciye mu mabuye y'agaciro, wenda akazakigena agaciro gato akavuga ati wenda iyi miti wenda tufite nk'umuti wa malariya tuwugeneye ibihumbi 4 n'urugero, noneho bya bihumbi 4 akavuga ati noneho mwe muzatwishyura 2,000 kuri buri muti tubahaye, ariko bikanyura mu cyo bita nka credit cyangwa se inguzanyo babahaye icyo gihugu, ariko cya gihugu kikazahindukira kikazabishyura giciye mu mitungo yabo. Dufate kugira ngo mu byumve neza, dufate wenda ko igihugu gifite zahabu munsi y'ubutaka cyangwa se gifite andi mabuye y'agaciro munsi y'ubutaka cyangwa se gifite peteroli, Amerika iri gutegeka ati nta wundi muntu wemerewe gucuruza, ni twemerewe gucuruza wenda n'abandi bantu nkubwiye uzajya ucuruza, bivuze ngo wowe nta burenganzira ufite bwo kuba wacuruza ku bindi bihugu, igihe ugomba gucuruzaho kandi ukacuruzaho nguhaye amadolari nawe ukangurira ubucuruzi dukora tugakorera amadolari. Urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, bivuze ngo ryafanga ry'igihugu riteye agaciro, ya mitungo yarimo ivamo aho yakabaye exporting ikajya hanze y'igihugu kugira ngo izamure ubukungu bwayo, bigatuma ahubwo ryafaranga ryo mu gihugu ridakora. Iyo ridakoze ari ikintu kitambwira nta kintu ritatanya guta agaciro, iyo ritanya guta agaciro ikintu kita gihinduka kikabamo abantu hazamo noneho ubukene mu baturage. Urumva abaturage bakabaye biga gukora iyo miti kugira ngo nabo babashe kuba bavamo abahanga bagakora imiti bakanayikora nka business nanone, nyuma yo kuba bavura mu gihugu bikitwa n'akazi banahanze hagati yabo, imbaga akazi kenda kari gutunga n'imiryango ishobora kugera ku 1,000 yose iteraniro, hari ukeneye kuyicuruza, hari ufite kuyikora muri urwo ruganda, hari ukeneye guhinga ibyo biti bivamo iyo miti, hari ukora transport yo kubivana habijyana ayo yose n'amafaranga abageze ate abacitse ibihugu bindi, ugasanga agiye mu isanduku ya Amerika. Amerika itwa ko gufashije, ariko mu by'ukuri ahubwo ni urimo urayifasha mu buryo ubutagisobanukirwa ako kanya, bigatuma abaturage babo bahora mu bukene. Noneho tugarukire noneho mu kibazo nyirezina yatubaje, ntabwo nigize ntandukira cyane, ni akantu nanyujijemo kugira ngo nkumvishe uburyo ki ubukungu n'ubunini bw'igihugu nta hantu buhuriye. Wenda reka twigarukire ku Burusiya. Uburusiya ntabwo ko ari igihugu gifite abaturage bakeya, ariko kikagira ubutaka bunini, kikagira n'ibintu byinshi bicuruza hanze. Dufate nk'urugero, uretse ko muri iki gihe bari mu ntambara bahuje na Ukraine, ubona Amerika yabaga mu cyo twita Swift ni uburyo bwo guhererekanya amafaranga, ugasanga igihugu nta mafaranga cyabitse muri banki runaka, watumiza ikintu bagakoresha amafaranga, batransfera amafaranga kubera ko ufite ya mafaranga wizigamye muri Swift, akabasha kugufasha kugira ngo ugure ikintu, utumize ikintu hanze wifashishe ya mafaranga wabitse. Dufate nk'urugero, ushobora kuba ufite ku maherana wenda nka Amerika, wenda bikatwishyira mu gihugu ndende Uburusiya, hari na Amerika. Uburusiya hari amafaranga bari barashyize muri amabanki cyane cyane abazwi cyane nka banki mondiale, izi banki z'ama IMF n'amabanki centrale y'ibihugu,
ugasanga nk'urugero amafaranga dufite muri banki centrale wenda ya Amerika natumize ikintu muri Amerika yewe nkakora icyo bita gutransfer imibare. Dufate nk'urugero ruto rwa mobile money, bivuze ngo mbaye nk'urugero ruto rwa mobile money, ura mobile money nubwo ushobora gufata amafaranga akayohereza umuntu runaka cyangwa akayanyoherereza. Mu by'ukuri banoheje message ntabwo amafaranga ari amafaranga banohereje, ariko kugira amafaranga yanjye yizerwe ko kuko nyafite, hari umuntu mba nayahaye akayanshyira kuri telefone naye nkayohereza. Bivuze ngo wa muntu nayahaye akayanshyiriraho, ubimashini ko ari nka banki centrale runaka n'ibigize. Wa muntu nawe unyohereje akayakora bikuza ku handi, bivuze ngo ni banki centrale y'aho hantu ari. Bivuze ngo ya mafaranga bafite banki bahuriramo igenzura ibyo byose. Bivuze ngo nta manyangazamo. Bivuze ngo ikintu bahita bakoramo hariya muri ya banki centrale ikintu bakora bo bakoresha amafaranga y'amadolari. Niyo yatumye ekonomi ya Amerika izamuka cyane kugeza n'ubu. Bivuze ngo hari ahantu umuntu akomeje kwibaza ko cya kintu buriya nanone ikintu cya mbere ugomba kumenya, Ubushinwa se ntibazi ko idolari ari ifaranga rikoreshwa mu bucuruzi cyane kurusha mbere, kuko n'Ubushinwa yuwani yarimo arazamuka. Kandi nanone Ubushinwa ntabwo ko bwanaciye no kuri Amerika ku bukungu, kuko Abashinwa bagezeyo, Abanyamerika iyo bagikomeye ko cyane igisirikare n'abakiri imbere cyane. Ariko icyo ashaka kwereka ni iki, ubukungu bw'igihugu runaka n'ubundi bitewe n'ubucuruzi bahakorera abantu. Hari ubucuruzi buba buzwi n'ubutazwi. Nk'ubu Amerika uretse no kuba nk'ubu iri mu bihugu bifite ibyogajuru byinshi mu kirere, abakoresha itumanaho uzasanga ibigo by'itangazamakuru byinshi bikoresha ibyogajuru bya Amerika. Ugasanga nk'ibyo bitangazamakuru nabyo ugasanga byishyura Amerika kubera ko babikoresha mu nyungu kandi nabo bagomba kwishyura ko bacuruje. Kiba bisobanuye. Wenda nagaruka kuri Amerika nanone ni igihugu nanone gicuruza imiti myinshi ku isi. Ni igihugu gicuruza intwaro, ntabwo ko gicuruza intwaro nyinshi cyane ku isi. Ni n'igihugu isapotinga imishinga myinshi kikayishoramo. Dufate nk'urugero mu Bushinwa, buriya Abanyamerika bafiteyo ibigo byinshi cyane bikora mu Bushinwa ariko biza mu nyungu za Amerika. Murazi ufate nk'urugero nka iPhone ni iphone ikorerwa mu Bushinwa 100%, ariko system igiye bayishyiriramo hehe muri Amerika. Dufate nka Google buriya igira ibintu byinshi. Ni YouTube turiho ni ya Google era abanashyize babizi. Dufate nk'urugero nka Google buri igira ikintu bita Android buriya ni ya Google. Abantu benshi babona dukoresha smartphone iki wenda havuyemo iPhone, ikiza ko ziri phone hafi zose ku isi zikoresha Android. Waba ukoresha Samsung, waba ukoresha Tecno, waba ukoresha Huawei, waba ukoresha Nokia, bose bakoresha Android. Android ni ya Google. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona wenda ushatse kudownloadinga na application ukajya kuri Play Store. Iyo bijya kuri Play Store n'ubundi niho hahandi uracyari kuri system y'Abanyamerika. Bivuze ngo ibyo byose iyi Android ukoresha nayo urayishyura. Abantu benshi bazi ko Android itishyura. Byongera kuba ufunga internet ukadownloadinga application runaka, by'ukuri nta mafaranga utanze, ariko wibuke ko hari internet uguze. Tureke na internet, hari application wesitemo wajya gukora wajya kuyikoresha akazi ukeneye, ukwiye kubona ukabona hiyitambitsemo icyo bita ads. Amagambo aranga bayita Google AdWords. Nama publicity Google iba yamamarijemo. Bivuze ngo iriya ni platform yubatse naho utakishyura Android ukayibona for free, urinda mu rugendo ukora gukoresha internet gusa. Ni amafaranga Google yinjije. Iki kigo cya Google nacyo kigasorera iki? Kigasorera Abanyamerika. Wenda reka ntango urugero rworoshye kandi bumvikana. Turebe nka YouTube, sibyo? Abantu bakoresha YouTube. Umuntu wese wishyurwa na YouTube yishyura amafaranga 30% y'amafaranga winjije. Aciye mu matangazo, dufata nk'urugero kugira ngo byumve neza.
amafaranga 100% yose YouTube ijya kuguhemba akuramo 30% akajya mu isanduku ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara kugera mu isanduku ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukabutanga iki umusoro, ukawutanga hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda wicariye inaha mu Rwanda, wenda wicariye ahi Burundi, wicaye i Bugande, mu Burayi, hehe na hehe hose ukishyura umusoro. Uvuze ngo amafaranga ya Amerika ava ni henshi mu buryo utabitekereza, kuko bubatse system ituma babona amafaranga menshi. Kugira ngo byumve neza, umuryango w'abibumbye niwo bashyira amafaranga menshi. Umuryango wa OTAN bahuriyemo igisirikare gutabarana, wowe bishyura arenga 30%. Kugira ngo umuryango wa OTAN ubeho, bibaza ko igihugu ari kimwe kigasa nkaho gisporta ibintu byo kwisi byose. Ukongera buriya Amerika ujya kureba izi mbuga za Amazon, imbuga zidukoresha na Twitter, iyo bita X, wenda Twitter ntikibaho, Facebook, mbese izi mbuga zishobora gukoreraho ubucuruzi zose ziba ziri online hafi ya zose, nyinshi uzabona ni iz'Abanyamerika. Microsoft, tuzasangamo za Office, usangamo za Windows, usangamo amasoftware menshi ukunda gukenera hanze muri za machine, uzasanga nyinshi z'Abanyamerika. Zose zajya zigasora zikinjiriza iki Amerika, kuko bakomeza bakazamuka. Si nibyo gusa, hari abantu benshi bava muri Afrika bakajya hehe muri Amerika. Mu by'ukuri bagiye kugira ute, bagiye kwiga, bakitwa ko bagiye kwigira ubuntu, ariko mu by'ukuri ntabwo bagiye kwigira ubuntu. Abenshi ntabwo babaza amafaranga usaba kugira ngo izo za green card uzibone, kugira ngo ubeho. Kuko niba kubwira tubasha kwiga, twibuke ko uzakenera gucumbika, reka gucumbika, kuko byari amafaranga uzakenera kurya, uzakenera utuntu twinshi muri Amerika, kuko Amerika si igihugu gisanzwe, ni igihugu ugira expense buri kamwe kose kagira agaciro. Akantu bito kari gato mu Rwanda, hari mu Rwanda uzagenda ukishyura, hari n'amafaranga utanga umusoro. Uko ubona akazi hari umusoro ugomba gusora kuri ako kazi ukoze, bitandukanye n'inaha mu Rwanda. Ushobora kuza ugakora wenda nk'umufundi se cyangwa ukora indi mirimo runaka ugakwipa imisoro. Amerika siko bimeze. Uzakenera kwideplasa, ukenere transport, nayo irahenze, nta kintu cyoroshye. Tureke n'ibyo, uzakenera amayinite, uzakenera ibintu byinshi byose bituma usora. Wakwinjiza utakwinjiza, ugomba kubiha umusoro. Tureke n'ibyo, hari abakozi yohereza mu mahanga bakajya kurebera inyungu zabo, bakareba koko inyungu zabo zubahirizwa, zose zivamo amafaranga. Amerika nta kintu ishoramo imari zidafite umumaro. Icyo nshaka kubereka ni iki: ubukungu bwa Amerika bukomeza kuzamuka kwabo, buzamukira ku tuntu twita duto. Gasa nk'umuntu avuye muri Kenya n'urugero, yarabayeho neza, afite miliyoni 10 zakaba zikoresha mu gihugu iwabo, zikazamura zigatanga n'akazi mu baturage be nabo bakorana mu kazi ka buri munsi. Ushobora kuba uri mu Rwanda ugasanga ufite miliyoni 20, ukavuga ati ngiye kujya he USA. Mu by'ukuri izo miliyoni 20 bifasha, hari imishinga myinshi wazishoramo hano hanze, ugatanga n'akazi, kandi nawe ukazamuka, amafaranga akagera mu maboko ya benshi. Ariko uyajyanye he muri Amerika? Uyajyana muri Amerika, ubutunzi bukora mu gihugu cy'iwanyu ubujyana he muri Amerika. Niyo mpamvu umuntu ikibazo yatanze njye nagikunze cyane, nagishimye, kandi n'ubutaha azatanga ikindi tutayari kumusubiza. Iki kintu urumva yasobanukiwe, birashobora kuba haratasobanukiwe neza, byazagera gutya akambwira ati aka kantu ntabwo nasobanukiwe neza, akagira akantu pointing ariko ntabagejejeho neza. Turabashimiye, mugire ibihe byiza. Utarakora subscribe kugira bikore, comment, like, share, ni iby'agaciro. Turabashimiye. Channel ni Square Official. Mugire ibihe byiza, naho gutaha.